usumba rero tukuganira ijambo ry'Imana, Imana imuhumurije mu izina rya Yesu. Tugeze mu reka dusabe n'abandi badufasha gufata indabo begere hano hafi kugira ngo bazikure mu modokari. muratwihanganira muhabwa imitima yoroshye, ariko uwo munsi wo kuvuga cyangwa se gushyirwaho n'ubundi kugira ngo muvuge neza gahunda mwegere hano, mwegere kuri serikali hano hafi muvugire hano ahangaha twaye mwegere serikali niba amafoto asohoka neza mwese nyine murahana ijambo buri wese umwanya we komeze murahagarara rero mwegere serikali. Ngiye gushimira Imana kuba uyu munsi Imana dushoboje kugira ngo twongere duteranire aha ngaha bitari ngombwa, kubera umubyeyi wacu watuvuyemo nk'uko abakozi b'Imana babivuze umunsi w'ubukwe bwanyu. Mfite ubuhamya bwinshi twavuga ko uyu mubyeyi nk'uko bose barimo kubivuga, hari ibyo nashoboye kuvugira mu rugo ku byiza yagiye adukorera nk'abana bo mu muryango atigeze arobanura, avuga ati uyu wo kwa runaka n'uwo kwa runaka. Nongeye kubimushimira imbere y'itorero kuko ari urukundo yadutoje, natwe ubu twabaye ababyeyi tukaba turimo kubikora mu ngo zacu. Mama uri aha ngaha twagiranye ibihe bikomeye, ibihe byari bikomeye, afite imitwaro y'umwana, igihe twari kumwe ngira ngo na papa Bihari yari ahari. Yabaye umubyeyi wari uzi kwihanganira ibyiza n'ibibi. Twanyuze mu bibi byari bigoye, ariko igihe cyose nk'uko mubivuga yaratubwiraga ati rero mwana wanjye twizere Imana. Byaramukomereye cyane icyo gihe, byaba mu byo kurya byaba mu mibereho, ariko ikintu
cyaje gutuma mbona ko yari umubyeyi wari ufite kwihangana ndetse no kwiringira Imana. Twabyitwayemo neza. Uyu mwana mushyari mubona ngaha Imana iramuduha. Muzi ko hari igihe umubyeyi aba afite imitwaro kubera ubuzima bubi, wenda akaba yanyuzamo akaba yagira no kwakira umwana ari muzima, ariko yari afite ibyiringiro. Dusenga n'Imana nk'uko yaribwiye, tubona uyu mwana mushyari turamubonye. Ubu ni umugabo nk'abacimira n'Imana ko amusize ari umugabo wubatse. Yagize ibibazo turi kumwe n'ibyo bihe byose twabanaga. Nta wundi nabonaga nari ku isi ubu usibye we. Nabonaga ari we mubyeyi wanjye nasigaranye, kuko mama yansize nkiri umwana mutoya, anderana hamwe n'abandi, dukorana n'abapaparabe n'abakere bose tuzi ko turi abavandimwe. Ahubwo n'ikintu cyantangazaga, amazina yacu yaraza. Nitwa Uwimana Marie na Claude yitwa Uwimana Claude. Ajya mbibaza mbese ibi byagenze gute? Ntabwo histoire y'ababyeyi bacu nari nyizi, ariko icyo muziho yari umubyeyi wari ufite imico myiza, wari uzi guhuza imiryango. Twisangaga imbere ye ntacyo twishisha, nubwo twari abana wenda hari ibyo twamukoreraga mama, hari igihe twaguhemukiraga, ariko nzi yuko ari umukristo. Wenda ibyo twakoze turi abana dukora ibintu bibi, warabitubabariye. Kuko ku munota wa nyuma naje i Kigali uvuye muri Congo, papa warabyibuka kujya muri chambre ye. Niho wari umunsi hari wa nyuma, mu minsi ya nyuma papa arimo kumujyana iwe. Twaganiriye nawe amagambo ababaje kuko yari ababaye. Byageze nyuma arambwira ati, mwana wanjye Claire, nusubira muri Congo ntabwo tuzongera kubonana. Hari igihe amaso yabaye. Ndamubwira oya mama, nzasanga uri muzima, n'ubundi nzagusanga. Kubabara kugera kure ntabwo ariko gupfa, muhe ibyiringiro. Ariko hari amagambo yabwiye, ubu niho nyibutse nicaye hariya. Arambwira ati, nyokorome ndi kumubabaza, n'abana na paparabe n'amamarabe n'abana banjye ndi kubababaza, ariko ni umubiri. Ndamubwira oya, ntabwo uri kutubabaza, ni umubiri uri kukubabaza, ariko igihe nikigera Imana izagukiza. Arambwira ati, ndayizeye. Niyo magambo ya nyuma navuganye nawe, ambwira ati, bo ugiye muri Congo hari igihe tutazongera kubona. Niko bibaho. Mama batugiriye neza, ni byinshi umuntu atahongera hano, ni byinshi mama, ariko Imana iguhe urugo ridashira. Gusa ikintu dusigiye nk'umurage, dusigiye urukundo, tuzabikurikiza kandi tuzasaba iherezo ryiza. Natwe tuzabona ubuhamya nk'ubu urimo guhabwa n'abakozi. Haleluya. Nanjye ndi kugira ngaha, uyu ari umuvandimwe wanjye, ari mukuru wanjye, hari n'abavandimwe bandi turi kumwe. Nazibarije bose umusaza wacu, ibyo nari kuvuga neza bivuge. N'abavandimwe banjye bateze hamwe bagere hano ngaha. Yesu ashimwe. Ntabwo biba byoroshye, numvaga ari we ushobora kugerageza, ariko uko binsabye
uyu ni mushiki wanjye sogokuru n'umwe yabanye n'umuryango abana n'umuryango. Uyu utanashobora kuvuga uyu cyari igihango cye cyane. Uyu byaba by'abanyarwanda bajya bavuga ngo yari magana ntusiki. Icyo tuzi cyo ni uko uru rugendo uko yarugenze abanyabwenge bareba uru rugendo uko rubayemo imyaka irenga 20 mu burwayi bwe yihangana. Ijambo ry'Imana rimukomeza kwahirwa wihangana bimugerageza. Kwemba kwe rero ni ukunguku kuko abatemewe batsindwa n'urugendo bakagwa mu nzira. Ibyiringiro byacu ni bimwe kuko igitabo cy'umugenzi kitubwira abagendera mu kirenge cye, abagenda nk'uko yagenze bakihanganira amakuba n'ibyago yahuye nabyo byose, gutsinda urugamba rworoshye. Turabashimira kuba hafi yacu, ariko ikiruta ibindi nk'uko umwigisha bivuze cyangwa senze ni uko n'ubundi twazahurira mu gihugu cyacu cyo mu ijuru. Imana ibahe umugisha kandi abasigaye bakomerera umwami dukomera mu kwizera. Imana ibahe umugisha. Baje kubasuhuza meze neza. Ndashimira Imana mbere na mbere. Nkongera ngashimira mama wanjye n'abakuru banjye n'abashiki banjye. Nta bintu byinshi bivuge kuri mama wanjye gusa n'igihe wari umwana we mutoya, ariko nk'uko yandemyemo icyizere kuri jyewe byekuze Imana yanjye mu buryo bw'umubiri, nizera ko musikanye mu buryo bw'umwuka. Byinshi navuga. Hari ikintu nibagiye kuvuga nakongeraho. Abana banjye basigaye bakomeze kuva abana banjye. ahantu hari imana Thank you.